gusa icyo nababwira cyo muri iki gihugu cya Amerika ndetse n'amahanga ariyo yose, ni ibihugu bitoroshye, biraguconfusinga, biragucanga iyo ukigera hano, kubera ko ubuzima of course buba bwahindutse na systeme, ubuzima, ibintu byose birahinduka completely. Ugasanga noneho abantu bari busy, ni hahandi uhamagarwa n'umunyafrika mugenzi wawe ntumwitaba kubera ko uba uri gucya, uri kwiruka ubuzima, ntabwo buba bworoshe. Akazi, abana, family, sinziki, ibintu byinshi. Niyo mpamvu ngewe ntazankunda ngo blaming umuntu uwo ari we wese. Yego abantu b'iwacu badutaye imfane, abanyafrika bagenzi bacu, ariko umuntu wa hano ublaminga mugenzi we, I don't think so. Yaba ataragera hano neza cyangwa se ari agishika. Ariko umuntu umaze igihe hano imyaka, nta muntu n'umwe ushobora kublaminga mugenzi wiwe, kubera ko ubuzima bwa hano ni ushika hano uhita uba twigwaneho. Uhita uba twigwaneho mu buzima busanzwe, kubera ko ubuzima bwa hano ni ukwigwanaho, ukagwana no kubawe n'umuryango wawe n'ubuzima, kubera ko ubuzima bwa hano ntabwo bworoshye. Abantu benshi bagiye bambaza ngo nzababwire ubuzima bwa hano bwa buri munsi dutuyemo hano muri Amerika, hanyuma n'ukuntu dukora, mbese ibijyanye n'utuzi dukora. Ngo abantu benshi iyo bageze hano ntibazakunda kuvuga ngo utuzi dukora. Ndabyumva cyane kandi njye nta muntu n'umwe na blaminga, kubera ko sinzi, numva ko ngira atari ngombwa aho ukura amaronko yawe, aho ukura amafaranga yo kwishyura urugero inzu, yo kwishyura ibintu byose, mbese amafaranga agutunze n'umuryango wawe, ngo umuntu nimba akubajije ngo ukora iki atakubwiye, njye numva nta kibazo kibirimo. Of course abantu benshi iyo bageze hano ntabwo bazakunda kuvuga utuzi bakora, iyo ni secret kabisa. Natwe tukibiriya nta muntu wa hano wigeze utubwira ngo akazi naka naka naka. Ngira bamwe ntibari kuza, wenda simbizi, sinzi impamvu babikora gutyo, ariko njyewe naje gusanga impamvu wenda nuko utuzi dusuzuguritse iwacu muri Afrika. Hano ni akazi ko gutunga, kakakugaburira n'umuryango wawe, kakakwishyurira inzu, kakakwishyurira imodoka, kakakwishyurira ibintu byose, ukabaho kubera ku kazi gasuzuguritse wabona muri Afrika. Ariko hano niko ko gutunga, kakagutunga yewe ukabaho n'umuryango wawe. Rero muri Amerika utuzi twaho n'utuzi, ubundi navuga ngo nimba ugiye kuza uje muri Amerika imiteto nukwibagirwa, uvuga ngo sinakora aka kazi, sinakora aka. Iwacu se twari tugafite, kuko iwacu nta nako wabonye ko guhemba gutyo ngo ubeho. Rero hano utuzi twose mubona ngo ni tucyo two hasi, nitwo tudutunze. Yes, hano haba akazi ko hasi ku buryo haba n'akazi ko koza ibyombo. Akazi ko koza ibyombo ko gutunga ukabaho, dishes ukabaho n'umuryango wawe n'abana, kandi mugatunganirwa. Icambere cyo ugeze hano ntabwo ushobora kwinuba akazi, kubera ko takoga wigeze kuko nta nako duhemba iwacu muri Afrika bene ako ngako. Rero iyo ugeze hano urajijuka, abarundi babyita kujijuka. Urajijuka umve, mbese ibintu byose byo kwinuba utuzi ukabireka, kubera ko birahemba kandi bikagutunga ukabaho. Niyo mpamvu udashobora kwinuba akazi. Ngewe urugero nkigera hano akazi nakoze, akazi ka mbere ni muri hoteli nakoze, numve nasashe ibitanda hafi amezi nk'icenda gutyo, kandi nta kazi kari kantunze kambeshejeho. Ariko umuntu yaramamagara ngo se ja ukora iki, nkambwira ati ndakora. Numva ko atari ngombwa kumubwira ngo sasa igitanda, kora muri hoteli. Kandi koko si akazi gasuzuguritse kandi ntako nigeze, ariko sinzi, ngira twese nyine mind hitinduka ukumva ko it's your own business, kujya kuvuga ngo nkora iki. Oya, nimba nsabye udufaranga nka tukwihera kubera kuja kumbaza ngo wayakuye he cyangwa ngo ukora iki.
ntabwo ari ikosa kubaza, kuko kubaza gutera kumenya, ariko nyine uhita wumva nyine icyo ntabwo ari ikibazo cyabaye ikibazo nyine nimba utabivuze, icyo ntabwo ari ikibazo. Rero ubuzima bwa hano abantu mwagumye kumbaza, ubuzima bwo muri Amerika cyangwa se n'andi mahanga yose simbizi, njyewe ntuye muri Amerika, iki gihugu kiragoye. Iyo ukiri umwimukira, iyo ukiza, twese kabisa byaratunyuzuye tukigera hano. Biba bigoye, waba uri umusingo, waba ufite family, noneho abantu baba bafite nk'abana. Iki gihugu ni hahantu waza ufite abana nka 5, urugero bose bari under 18, bari munsi y'imyaka 18, ukaba ufite imyaka 17, ntumusigira abana ngo ube wanaje ku isoko. Murumva? Yemewe tusiga umwana w'imyaka 17 umusigira abandi, kandi wacu bari umukecuru warera abana batitaye ngo ngwiki. Haniho ni itegeko, ntiwasiga umwana ufite imyaka 18, ufite imyaka iri munsi 18 mu nzu ngo ugende. Umubanyi abimenye ni ukuguhamagarira polisi nkahe wibye cyangwa se wakoze nk'irindi kosa, ukaba warihanirwa. Ni itegeko, nta mwana utararenza imyaka 18, nta mwana wemerewe gusigarana abandi bana. Ni ukuvuga ngo ni ukuza ubafata bose, ni nk'uruhinja. Umwana uvutse n'uw'17 bose ni impinja muri Amerika. Kuko ngo 18 niho wemerewe gukora ikintu cyose, ukaba wamusiga mu nzu akaba yasigarana abandi bana. Rero urumva ko iyo ni challenge ikomeye cyane. Uri umubyeyi uraza hano ugahandoringa ubuzima bwawe wenyine, udafite imiryango, udafite abavandimwe wenda, kuko n'ubafite aba ari kwiruka mu buzima bwe. Ubuzima bwa hano abazungu bavuga ngo time is money. Nta mwanya wo gutakaza uhari, ntabwo biba byoroshye. Njyewe naje ndi mutoya, kampani ndakora, naje ndi mukuru, hari munsi y'18, nari nyirengeje. Ariko n'ubuzima butoroshye. Uragera hano, amaguru ya hano ni imodoka, kandi iyo modoka isaba gukora kugira ngo uyitunge. Uragenda ugakora, ukongera ugakora, ukongera ugakora, udafite umuntu ugufasha kugenda ku kazi. Ni imodoka, niyo maguru yacyo. Kugaruka ni imodoka, ikintu cyose ni imodoka. Kandi ibihe bya Amerika haba ibihe by'ubukonje, hakaba n'ibihe by'ubushyuhe. Twe twageze hano ndabyibuka mu gihe cy'ubukonje, no kuja ku ishuri kwiga Icyongereza ukamumvuge nko guhwera n'imbeho. Ni challenge ikomeye. Rero umuntu nazaza agera hano muri Amerika, yemewe muze mureka ibintu bya blaming. Abavandimwe bacu turabakunda, ariko umuntu nazaza muri Amerika mu mezi ye 2-3 ya mbere, ndetse umwaka, imyaka 2, aba ariyo kwiyubaka, gufatisha, gusoma systeme, kuyinjiramo neza, kureba akantu n'akandi nk'umwimukira ugiye gutangira new life in America. Iyo ugeze muri aya mahanga utangira icyo bita commencer la vie. Yes, uratangira ubuzima bushasha, noneho ukagenda wiyubaka buhoro 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 buhoro. Niko bimeze. Rero iki gihugu nta mikino, ntabwo biba byoroshye. Urugero, ntabwo biba byoroshye niyo ubyaye ukaba ufite akabebe, ari umwana umwe, mukaba mukiri 3 gusa, wowe n'umugabo wawe n'umwana. Noneho ukareba kuja mu kazi mu gitondo, uruhinja urarusigira umugabo. Noneho atanywa n'amata, neza uruhuka bivamo, uhitamo kwirerera. Tiwajana umwana, hari amadeke yo kurera abana. Urajana umwana w'uruhinja utaranywa amata uje kumureresha mu bazungu. Umuzungu muri deke azamufata umwana akamushyira aho ngaho akicara, umwana akarira akiyoza. Njye nageze mu madeke ngenda ndeba ukuntu barera abana. Iki gihugu ntabwo cyoroshye. Ugize amahirwe ukaba ufite umuvandimwe wawe
ukaba mwabyumvikanaho, akaba yaza akakurebera, akaza kurebera umwana, ukaje gukora, aha bari sawa. Ariko ntaho byabaye, nkaba wenda ufite ababyeyi bawe, ibyo byokoroha ukajya mu kazi. Ugeze hano biba byiza iyo ugize ababanyi cyangwa se ukegera abavandimwe, abagenzi bawe b'Abanyafurika bamaze igihe, modoka kubasaba iyo modoka, ukaja guhaha, ukaja hehe. Ibyo ngibyo ugize imana ugasanga no hari Abanyafurika bagenzi bawe barabigufashamo mu mwanya wabo mukeya baba bafite. Ariko iki gihugu ntabwo byoroshye pe. Niyo mpamvu mudakwiriye kuzamo blaming abantu batuye muri iki gihugu muri Amerika, kubera ko abantu abari busy cyane, baba bari busy kubera ko turakora. Nimba umugabo arashaka gukora igitondo wowe ugakora amanywa, atakora amanywa wowe ugakora amanywa, nawe ugakora ijoro. Hagati aho mufite n'abana, abana baja ku ishuri, abana baragukeneye, n'umwanya ubonetse uri busy, buri mu rugo uri kwegeranya ibintu akantu n'akandi. Rero ubuzima ntago buba bworoshye. Icyo navuga muri Afrika, muri Amerika hari icyo tubarusha, ariko no muri Afrika hari icyo muturusha mwe muri yo, kubera ko hano muri Amerika ukorera ifaranga zawe ukazikorera, ukazikorera pe. Ariko ni hahandi utobona umukozi gusigarira mu rugo ngo ube wasohoka, uje no guhaha. Kurumva icyo gihugu wasohoka ngo uje guhaha, ngo wasize umukozi mu nzu ngo ari kumwe n'abana ncanga ngo aragutekera. Oya, uritekera n'utitekera urajya hanze, uje kujya McDonald's, uje kujya n'izindi restaurant. Hano ni ukuvuga ngo turakora tukinjiza amadolari, ariko tiwobona amafaranga yafata umukozi ngo agutekere, ngo agukoropere mu nzu, ngo agukorere amasuku, akumesere cyangwa se arere n'abana. Icyo nicyo muturusha muri Afrika. Afrika mu dufaranga twawe dukeya ufata umukozi akagutekera mama we, akakumesera, akakurerera abana, ukaba wasohoka ahantu hose ushaka kuja. Nimba ufite akazi kawe ukaja mu kazi, nimba ufite kuja guhaha ukaja guhaha, nimba ufite ahantu hose ushaka kuja ukagenda, kubera ko ufite umukozi uhemba ku ifaranga zawe. Ariko kino gihugu reka da, nta mukozi wabona, wamukura hehe? Ntawe, nta n'uwo waca, ntawe. Kino gihugu urimenya, ikintu cyose no kuvuga ngo urakikorera wewe wenyine, ikintu cyose urakikorera. Urumva rero iki gihugu ntago biba byoroshye, ibintu byose turabyikorera, tukiga kubana nabyo, kabana n'ubwo bubizi bwa buri munsi. Sometime uribura. Iki kiganiro ubu ngubu ndi kuri codinga, ndi mu masanga banga saa 9 z'ijoro, abandi bari kugona. Ariko kubera ko iyi kintu cyose ugikunda ugishakira umwanya, fata abana nkabaryamisha basinzira, nabona bari kugona neza, bari fresh, bageza mu gitotsi, ubundi ngafata kamera ngatangira nka recording ngiki kiganiro muri kumbona ku ekran yanyu. Mwumva ko bitoroshye. Amerika nta mikino, amahanga nta mikino, urakora utikoresheje. Niyo mpamvu nababwiye ngo please, nimba ufite umuvandimwe wawe muri Amerika, ukaba ufite uwo muvukana, ukaba ufite inshuti, akaba ataza kwitaba kuri telefone, yewe ukandika ntanishure, wihangane, ntukamubwire nabi, ntukavuga ati mwene mama, sinzi umuvandimwe wanjye, sinzi inshuti yanjye, twari inshuti, twarakundanaga, ariko agera imahanga biba bibi. Nawe ntabwo ari we, n'ubuzima. N'ubuzima bwa Amerika butaba bworoshye. N'ubuzima bwa Amerika butaba bworoshye. Ntabwo bworoshye, hano ibintu byose ni ugukora utikoresheje, kuko ibintu byose birahenze. Umuntu wese ni ukuvuga ngo icyo Imana yakugeneye kizakugeraho. Ukiri muzima ugihumeka umwuka, humura, ufite igishoro gikomeye. Amerika uzayigeramo, icyo wifuza cyose uzakigeramo, kubera ko abantu bose waje muri Amerika ugasanga baragafatishije.
baragafashe icyo bita kugafata, barafatishije ubuzima. Nabo bari bameze nkawe, nawe uzafatisha, ariko ubuzima ni haso, ni uguhasoringa. Especially kino gihugu, ikintu cyose wikorera, abana urabirerera, nta muntu n'umwe ugufashe. Buri muntu wese aba ari busy n'ubuzima bwe, kandi nta muntu n'umwe ushobora kublaminga. Niko bimeze. Umwana wibyariye uramwirerera hano. Niyo mpamvu kino gihugu njyewe ahantu ntuye, abazungu barakubwira ngo kubyara ni stress. 1, iyo ubyaye ngo ni stress. 2, expensive. 3, uraspendinga. 4, ntusinzira. Nukuvuga ngo umuzungu azareba ibyo bintu byose akamanika amaboko akavuga ngo ntabwo nzabyara. Akavuga ati ntabwo nzabyara, nzatunga imbwa. Akareba stress y'iki gihugu cyabo, umuzungu uvukira akavuga ntazabyara. Hawe na blaminga kuko namahitamo yiwe. Mbere ntarabyara nanjye numva ari ibintu ari nk'abasazi wenda mu mutwe, ariko ikintu cyose namahitamo y'umuntu. Nimba avuze ngo ntazabyara kubera ko ubuzima bwa hano nawe ubwe abona butoroshye, namahitamo yiwe. Njyewe nta muntu n'umwe nshobora kublaminga, kubera ko kubyara, kurera ntabwo byoroshye. Urirerera wewe wenyine, wabyara 1, 2, 3, 4, urabirerera wewe wenyine, kubera ko kino gihugu nimba udafite umubyeyi wawe, udafite abandi bavandimwe mu bana, ni wewe wenyine uzirerera n'umugabo wawe. Ntabwo rero byoroshye kino gihugu, ntabwo bimeze cyo kimwe n'igihugu cyacu cya Afrika. Hano ikintu cyose uracikorera. Niyo mpamvu ibintu bya hano byose bigoye, ubuzima bwa hano buragoye. Urakora utikoresheje kugira ngo ubeho n'umuryango wawe n'abana bawe. Njyewe ahantu nkora ubu ngubu, njya mbabwira ko mfite umwana mutoya, bakavuga ati mbega umuntu ugowe. Ahubwo ati singowe, meze neza, muke, nta kibazo. Ariko uruhande rumwe babona ko ari igitangaza. Mfite abana batoya, 2 baje ku ishuri, undi ni mutoya aronka, ngakora ijoro, bakamabona ari ibitangaza. Ahantu nkora hafi ya bose bagiye babyara umwana umwe, kandi bose barengeje 18. Rero nabwira ngo mfite 3 bakiri bato, bagasimbuka bavuga ati mbega umuntu ugowe. Nuko nyine stress, are you sleeping? Ati it's okay, nubwo nagira stress, nubwo ntaryama neza, ariko abana bari gukura, it's okay, nta kibazo. Abenshi urababwira ugasanga bitungiye utubwa. Njya nsohoka hano ahantu ntuye ngasanga nimbwa gusa bazabyukiriza, ukagira none n'inka bari kubyukiriza. Imbwa bitungiye imbwa, kuvuga ngo babyare bitungiye imbwa. Abazungu, umuzungu akunda imbwa kurusha umwana. Urumva ko bitoroshye, kino gihugu ntabwo byoroshye. Rero bavandimwe, nzagenda mbasangiza ibintu bitandukanye byo muri iki gihugu. Muri make nuko bimeze. Kino gihugu ntabwo byoroshye, ni ugukora utikoresheje, kandi ugatunga umuryango wawe, ugatunga umuryango wawe, kandi nawe ukimenya. Ntabwo byoroshye. Rero iki kiganiro mwagiye mumbwira ngo mbabwire ibijanye n'ubu buzima butandukanye dutuyemo muri Amerika. Amahanga arahanda koko, ntabwo byoroshye. Iki gihugu urakora kugira ngo ubeho, ugakora kugira ngo utunge umuryango wawe, ugakora nyine kugira ngo utere imbere. Ntabwo rero biba byoroshye. Rero murakoze cyane. Tuzagenda dusangira ibiganiro bitandukanye, zagenda basangiza experience n'ubuzima butandukanye dutuyemo, kugira ngo nawe neje bundi nuza ntukikange ntibikagutungure. Rero murakoze cyane. Mugire ibihe byiza aho muherereye mwese. Mukomeze mukore subscribe. Nimba uri mushasha, please komeza wibere hano. Ibiganiro bimve nakagaruka 5 kuri 5, ubundi tukibanira hano kuri Jeanne and Francis. Murakoze cyane.
ndabakunda cyane abantu mumaze gukora subscribe, mumpa imbaraga